reka mbifurize ibihe byiza kandi Imana ikomeze kubagirira neza. Uyu munsi inkuru yacu y'urukundo ni umusirikare wagiye muri misiyo y'akazi maze agarutse asanga umugore we yamuciye inyuma. Inkuru yacu itangirira mu rugo byari bigaragara ko rwishimye kandi cyane. Gusa umugabo yabwiraga umugore we ati mugore mwiza urabizi neza ndagukunda kandi nta nundi wagusimbura. Ati papa kereza ko kuva twabyara kere yasigaye mbona unyitayeho birenze. None se mugore wanjye ntakwitayeho nakita kuri nde koko? Erega ujye utekereza ko ari we gusa mfite kandi ko nta wagusimbura. Hego rwose papa kere ndabizi kandi ibyo ngibyo ndabizirikana. Niyo mpamvu nanjye ngukunda cyane rwose. Gusa nyine mama kere nkuko ubizi ejo mfite misiyo y'akazi kandi ngomba kugenda. Rero kandi urabizi neza ni mu mezi 6 cyangwa 7 niyo nzamarayo. Niyo mpamvu rero ugomba kureka ibintu by'imiteto ukareka kunyimenyereza cyane. Ati none se papa kere nabigenza ute nyine ko ariko tugomba kubaho, ugomba kugenda ugashakira urugo ubuzima nanjye ariko ntugire ikibazo rwose urugo nzarusigaraho kandi neza. Yego rwose mama kere urabizi neza ndakwizera kandi ndabizi uri umugore w'imfura ndetse uri umugore w'imico myiza. Nawe rwose mugabo mwiza ndakwizera, ntubizi se ko nta mugabo wundi nizera uretse wowe. Yego rwose mugore mwiza, niyo mpamvu ibintu byo kunshi inyuma ntajya mbitekereza rwose. Oya baby nta mpamvu yo kubitekereza rwose, kandi nubwo nabikora kere yandega. Mama kere nawe rwose ntukansetse, umwana w'amezi 5 subwo ngubwo yakure gutera hari icyo yabasha kubona. Atariko nyine yari braga ariko ntabwo nabikosa, ubwo urumva nabikora koko. Yego mama kere gusa ndakwizera wa mugani ntabyo wakora. None se papa kere koko biri serious uzamara amezi 6? Kwiyagabanya si ntago ari amezi 6 mugore mwiza, ahubwo nzamara ya 7 gusa nyine binkundi ya 6 niyo namara, ariko bishobotse kandi urabizi neza uko ugenda utinda yone ko umushahara wawe ugenda wiyongera. Rero ahubwo numva n'umwaka ubaye byaba ari byiza. Ati ariko papa kere ujye ureka kunsetsa rwose, ubwo se umwaka wose waba warasize igitira ngahebaza umwaka wose tutabonana. None se koko mama kere wakihanganira amezi 6 umwaka ukakunanira? No, ariko urabizi nawe ntukajya ushaka kungerageza rwose. Ariko wowe umwaka uri kuwumva umwaka ni mwinshi cyane rwose. Mama kere nivugiraga rwose ntugire ikibazo amezi 6 uzaba ngarutse ndetse nze ndebe kuntumeza sibyo kandi nyine ujye unyizera ntubizi ko nkwemera. Yego rwose uranyemera, ahubwo reka nkureke ngeyo. Ugiye sugiye kuba wagenda kano kanya nyine ngiye kuba najya ku kibuga ngenzura ibyangombwa byanjye. Gusa nyine ninava kuri airport ndahita ko nsubira mu kigo nyine baduha amabwiriza, niba mara kuduha amabwiriza ndahita ko ngaruka tuvugane bwa nyuma. Nta kibazo rwose mugabo mwiza urasanga ngutegereje. Nuko papa kere yahise kagenda ndetse ajya ku kibuga atunganya ibyangombwa bye byose. Gusa ntibyatinze yahise kanasubira mu kigo dore ko yagombaga kugenda ndetse agahabwa amabwiriza we n'abasirikare bagenzi be. Gusa hageze hari umushuti we witwaga Clement dore ko bose bari abasirikare kandi bakoranaga. Ati se Clement uzi neza ko ngiye kugenda kandi umugore wanjye ko ngiye kumusiga? Ati yego rwose ugiye kumusiga gusa ndakeka mama kere yari uwo kwizerwa. Ya of course nyine ndabizi no kwizerwa, ariko se kuntu azajya nyine umugore nsize mwakiriya kibazo cyose ari wenyine. Mfite ikibazo kandi yanze ko namushakira umukozi. Ariko se umwana wawe ntageze mu mezi, umwana wawe ndakeka yaratangiye ntaga kigoye cyane kandi nta kindi azajya korotse kwita ku mwana se gusa. Ndabizi neza azabimenyera kandi nta kibazo kizamubaho wihangaye kuko kwagira ngo n'umwana w'imyaka 2 usize we. Yewe tuza nawe nuko utarazana umugore atandarengana da. Nje nzazana umugore barampaye pasiyo. Ariko warasaze. Ariko uzi imyaka bajya baduheraho pasiyo ngahibaza ubwo se umwana wazabyara yazitabwaho gute? Urukundo rw'umubyeyi bwo yazarubonara, ugomba kubyara ukiri muto kugira ngo uzabone kuntu wita ku bana bawe wamugingawe. Wa mugani da, ariko nanjye numara kuvamo hariya nanjye nzaba narabitunganyije nzahita ko nzana umugore. Nimva yo ngasanga utaranagira shiri. Clement nakubwiza ukuri tuzabipfa. Tugira ikibazo wana nge nzazana umugore kandi umugore mwiza. Va kuri mwebwe mwagiye muzana gasopa ku mugore wanjye. Ujye ubona mama kere yakunta ameze neza kunta akeye. Aha umwate w'umukunzi se shaka ubona miribori. Umwate w'umukunzi ariko nyine wa mugani nzareba umugore uzazana. Mbona unyiryaho wasanga uzazana n'ikigore kibi byahatari. Oya rwose bro, kubijyanye no kuzana umugore ho nzazana umugore mwiza kandi cyane. Kandi ndakubwiza ukuruza ntuzaba ubibona se uzabona umugore rwose nzazana. Ndabizi neza azaba ari mwiza mwana. Ariko we ndabona kapiteni aje, genda turibuze kuba twasubira. Nuko kapiteni wabo yahise kaza. Bose bahita bahaguruka ndetse baramusuhuza. Ati basore murabizi neza misiyo tugiye kuba twajyaho kandi murabizi ko tutazagaruka vuba. Nubwo ndi kubabwira ko ari amezi 6 cyangwa 7 ntibwanashiduka bibaye umwaka, rero ntibizabatungure. Ko numva ko nabitekerezaga ariko biri ndumva n'umwaka ushobora kuzageramo rwose.
rero icyo nabahamagariye mwese murakizi kandi ndakeka mugisobanukiwe. Ndabizi neza mwese hari abafite abagore, hari abafite imiryango, hari n'abafite abasheri. Niyo mpamvu rero mugira ngo mwese mugende mu basezero ndetse mubiteho. Uyu munsi mu gitondo saa 9 twese turahora ku kibuga cy'indege ndetse turata ko duhaguruka tugende. Ati yego rwose nyakubahwa. Ati kandi ndakeka mwese ibintu byanyu mwarabitunganyije nta n'umwe ufite ikintu kidatunganye. Ati yego rwose twarabitunganyije. Ati okay, n'abatarabitunganya rero bagira babitunganye vuba. Numva amabwiriza rero yarayo ngayo, reka mbareke ndetse musubire mu byanyu mujye gusezera imiryango yanyu. Nuko Papa Kere yahise kasuka ndetse yongera ajya kureba Clement. Ati Clement, uzi ko bya bintu nakubwiraga ari byo? Ibiki se kandi bro? Mwana uzi ko dushobora kuzamara y'umwaka? Ati numva rero uzasanga Kere yarakuze. Ati no nyine mwana ashaka kugusaba kantu. Ubwo se ushaka kunsaba gakira? Nyine mwana urabona nzamara igihe kirekire kandi urabizi ngufata nka brother wanjye. Ya of course urabizi ndi umuvandimwe wawe kandi nta nicyo wansaba ngo nkikwime. Ati okay none nyine icyo ngiyendereye kuba nagusaba, urabona mama Keri ya nyine shama mbona ari umutesi nta kintu na kimwe ashoboye. Icyo nshaka ndashaka nyine uzamfashe basi uzajye umwitaho igenda hari. Uzamwiteho kandi nyine ikintu cyose azajya akenera. Ujye umpamagara kandi urabizi neza hari ahantu uretse amakode gusa dukoresha. Nta muntu wawemereye guhamagara umuryango we. Rero ndakwinginze ujye umpamagara ndetse umbwire ku ntameze. Ndabizi neza ndetse nzagaruka vuba kandi ndakwizeye. Rwose Papa Keri ntugisugo mana urumva nago nyine ndabizi neza ngomba kubikurikirana kandi nzabikora neza. Ahubwo wowe cyo ngusaba mfasha wowe basi uzagende kandi ubikore neza. Utazambwira ngo tazabona bagaruye umurambo. Uzabikore neza ndetse misiyo uzirinde. Kandi bro ndabizi abasirikare tugira ingeso utazashikiriye ukibagirwa umugore wawe. Oya mwana abasirikare se twebwe abasirikare biwacu turiyubaha kandi urabizi neza yo si imico yacu. Ati wana mugani abasirikare b'igihugu cyacu bariyubaha pe. Ndabizi neza ayo makosa ntabwo tujya tuyakora. Kandi uzakore neza uzakorera igihugu cyawe. Ya ndabizi neza ngomba gukorera igihugu cyanjye kandi nta mistake ngomba gukora bro, ariko nyine uzagerageza wite ku mugore wanjye. Mwana nyizera se we kuki uri kumisaba utanyizeye? Ndakwizera bro, bivuga amagambo menshi nyine nuko nyine pe banumva mpangayitse baze gusiga umugore sha abari hatari. Humura sha ntawe uzamukoraho mpari nyine zahaba pe. Okay sawa ntari winda kwizeye bro. Okay sawa nta kibazo. Papa Keri yahise kagenda ndetse asubira mu rugo. Gusa ashitse mu rugo yasanze umugore we yaryamye. Ati mama Keri kuko wasinziriye kano kanya n'aya masaha wasinziriye? Ati no Papa Keri ntabwo nasinziriye ahubwo byancanze nyine sindi kumenya ibyari byo. Ese mugore mwiza kandi nibiki byagucanze? Nyine ndi kwibaza kuntu ugiye kuba wansiga sha ntabwo ndi kubyiyumvisha pe. No ntugire ikibazo rwose. Tubizi se ko nzagaruka ndetse ngahita ko ngusanga kandi urabizi neza ndagukunda. Rero nta mpamvu yo kuba wagira ikibazo. Wowe nzagaruka kandi nzagusanga ahubwo we nyine haricyo nashaka kukubwira ndetse cy'ingenzi. Papa Keri niki se kandi? Nyine urabona Clement se ntumuzi? Yego rwose Clement ndamuzi. Ya uriya mushuti wanjye rero urabizi nyine ngiye kugenda kandi sinzi igihe nzagarukira. Nose Clement ntabwo muzajyana? Ati no we ntabwo yagiriwe amahirwe yo kuba yajya muri iyi misiyo. Byabuze gupfa ngo abari ugenda wo sigareti kandi nyumvira nanone mugore mwiza. Subwo urumva byaba ari byiza. Sinakubwiye ko bino bintu tubifitemo inyungu ndetse cyane. Yego rwose ndabizi tubifitemo inyungu ariko nabwo kunsiga banumva ari yare. Oya baby nyine ntukajye uvuga gutyo ntabwo ari yare kuko ndabizi neza bimfitiye umumaro kandi nawe birawugufitiye sibyo? Yego rwose mugabo mwiza ariko shamba mbona ntazi. Ntugire ikibazo wowe nyine namuganirije ndetse ndabimusobanurira kandi yabinyemereye rwose. Yambwiye ko azakwitaho ndetse akita no ku mwana wacu. Wowe cyo ngusaba ni kimwe, ugira ikibazo kimwe gusa ujye uhita kumumenyesha nawe azajya ahita akamenyesha. None se be ngewe wazajya guhamagara? No baby nyine biba bigoye ndetse nta nubwo byashoboka kuko urabizi hariya nyine ni misiyo y'akazi ntabwo dupfa guhamagara umuntu wese tubonye. Rero wowe cyo ngusabye ndetse nta n'impamvu ntugire ikibazo muzajya muvugana ndetse ikibazo cyose ufite azajya amenyesha sibyo baby? Nta kibazo rwose Papa Keri. No wibabara ariko be wibabara. None se kuba ngiye ntaho ngende ndetse nzagaruka. Ntaho ugende ndetse uzagaruka se be urukumva nabyo utambwira ko utangiye kurira se kandi? No baby ntabwo ntangiye kurira ariko nyine ndi kumva mfite ikibazo. Abagore muransetsa kandi ubu ngubu yakiba nicaye hano nta kazi mfite wazajya uhora uvuga ati jya gushaka akazi. Ariko wanamugani be akazi niko kambere genda ndetse kandi uzabikore neza. Ugomba gukora inshingano zawe neza utazashika bikirangaraho. Be urumwe na Clement rwose nawe nuko yambwiraga. Yego rwose be nyine ugomba kwiyitaho ndetse ukabikora neza.
noneho be hari akantu nshaka kugukorera mbere yuko ngenda kugira ngo uzajye ukanyibukiraho uti agakise kandi mukunzi nyine reka uyu munsi basi aba ari ngiye ngutekera. Okay sawa nta kibazo rwose be, reka ngumane n'umwana hano mu cyumba. Sawa rwose reka ngende ndetse ndahita ko ngaruka. Nuko Papa Kera yahise kajya mu gikoni naho Mama Kera basigara hoza umwana. Papa Kera yaragiye ndetse atunganya ibyo kurya ndetse abitunganya neza cyane. Ati Papa Kera ko ndi kumva wahumujera. Yego rwose Mama Kera uyu munsi ngomba kugutunganyiriza ibiryo ndetse ukabona ko ngiye mfite itandukaniro. Uri kumva ko ibiryo byanjye bihumura kandi nanakurusha guteka rwose. Papa Kera rwose nawe uransetse ubwo se urumva wandusha guteka koko? None se tuvuge ko ndushara oya ntabwo nyine nkurusha ariko nabwo Papa Kera suka akada ntabwo we wandusha guteka rwose ndakurusha. Aha ubu ngubu uraje ubigira intambara gusemera ndakurusha nose uri kubona nge umva kuntu byahumuye. Yesha vuba uzanira ibiryo nirira ugabanya amatiku. Papa Kera yarahishije ndetse azana ibiryo barasangira. Ati Mama Kera nyine ubirye ndetse bizana kari ibyanyuma ati kari ibyanyuma so ugiye gupfa. No ntabwo ari cyo nyine nshatse gusobanura ndavuga muri iyi minsi nyine tu. Baby ntugire ikibazo rwose nge nzagutegereza. Tubizi se ko nyine isezerano aba ari isezerano kandi nzahora ngukumbuye pe. Nuko bitashoboka nazajya mpora nguhamagara kuri WhatsApp video call. Baby ubuhaze rwose ibyo ntabwo byashoboka gusa nyine we tuzajya tuvugana. Ariko nubwo bitashoboka nzajya ntuma Kirema ndetse nzajya ntumikira. Okay sa nta kibazo rwose be kandi ndakwizeye. Rero urya vuba ndetse turyame kuko ndabizi neza ndibuze kuba nabyuka kandi ndabyuka wowe gisinziriye. Rero utekereze ko nyine ntabwo ndibuze kuba nagusezera. Baby no suragenda ryari ndagenda saa 9. Abasirikare we cyakora be kugira ngo tube dufite amahoro ni mwebwe tubikesha rwose. None se hari undi wundi mwabikesha ariko tubikesha n'Imana da. Baby ni ngombwa ngo mubikeshe n'Imana ariko be hari abantu nyine tuba tugomba gukesha umutekano wacu ndetse n'ubuzima bwacu. Abahese be ni mwebwe ndetse n'Imana ndetse n'abaganga buri abo bantu bose uko ari batatu. Ariko se buriya be Imana natwayibarira mu muntura. Imana nyine yirarenze tunsinzi kuntu nayitekereza nsinze n'ukuntu nayivuga ariko nyine aba bantu bose uko ari batatu shani bo bagira uruhare mu buzima bwacu. Ariko be cyane cyane ngiye mutubyarira abana rwose nange murarenze buriya ntimwikoraho. Aha twese tujya ku rugamba ati abagore benshi bajya ku rugamba da abwo gira vuba Kera yakore nawe ujye mu gisirikare. Reka da ndakwiyamye iyo itari ibyanjye ndarekura ngende uwo mu rugo ibyo ntabwo bindeba. Genda ndetse urahagije ko wakitangira igihugu naho ngewe se reka nge ngutekera ubeho neza ndetse ngo weke sibyo be. Sawa be nyine reka turye ndetse turyame ubwo ngubwo nyine ejo bizaba nyine ejo tuzabonana tu ariko nta nubwo tuzabonana abwo ejo mu gitondo nyine buracya ngenda. Sawa nyine be nyine uziteho gusa be ndagusaba ikintu kimwe ikese kandi nyine uzirinde pe uzirinde kandi ugerageze urye kandi wite ku mwana nyine be ngomba kubikora kandi ndagusezeranya ntubize se ko nta kosa nakora. Ndabizi ushobora kurikora kuko uri umuntu gusa icyo uzajya uzirikana ko ngukunda iteka ryose. Yego rwose Papa Kera nanjye kandi nagukunda kandi ejo nugenda be uzagira urugendo rwiza. Sawa nyine nzagira urugendo rwiza. Nuko bararyamye ndetse barasinzira. Gusa bukeye bwaho Mama Kera yarabyutse ndetse mu kubyuka asanga Papa Kera yagiye ati ese Papa Kera kuko yase kagenda ibaze ko atanigeze ansezera ariko ndanamurenganya da yari yambwiye ko ari buze kubyuka saa 9 kandi katari buze kunkangura. Gusa mugabo mwiza witanze pe do yaseza nantekeye breakfast. Baby I love you so much kabisa kandi ugira urugendo rwiza nubwo tutakiri kumwe. Ubu natangiye kuba nagukumbura rwose. Gusa Papa Kera nkuko bari babipanze ndetse bari babishize mu mupango. Bose abasirikare bahuriye ku kibuga cy'indege ndetse saa 9. Bose nta kindi bagombaga gukora bagombaga kwitegura ndetse bagahita ko buri indege bakagenda bakajya kuri misiyo. Gusa bose bari mu ndege bose bagendaga baririmba ndetse bose bigaragara ko bafite agahinda. Gusa Papa Kera akabasubizamo imbaraga ndetse akabasubizamo n'agatege. Ati se bavandi ko mubabayera bimeze biti? Papa Kera uzi gusiga umuryango wawe. Yes tugomba kubasiga rwose bavandi nanjye nasize umwana ukiri muto ndetse n'umugore. Ariko murabizi igihugu cyacu nicyo cyambere kandi tugomba kukirwanirira. Tugomba gusakaza umutekano ku isi yose. Ati wa mugani rwose Papa Kera nibyo nyine mbabwira nose ubu tugenda tukicara n'imiryango yacu umutekano uzavaye cyangwa se abana tuzabyara bazagira umutekano gute? Niyo mpamvu tuba tugomba kwigomera ibintu byose ndetse tukagenda tukajya ku rugamba ndetse tugakorera igihugu cyacu. Cyakora Papa Kera ugira amagambo y'imbaraga. Ikibazo Papa Kera nawe murabizi nyine hari igihe tujya ku rugamba abagore bacu bakananirwa bakabaduca inyuma. Oya rwose tuzatubaragiza Imana kandi burya umugore aguca inyuma bitewe nawe. Oya rwose Papa Kera
hari abagore bataba bashoboye kwihangana. Gusa mani njye murazi umugore wanjye abinkoza akanca inyuma ati Papa Kelly wabigenza gute se? Sha menya mvuye nyine menya nahita ko munyuzamo isasu. Oya Papa Kelly nabwo nyine twe ntabwo turi abo basirikare murabizi neza ko turi abasirikare b'igihugu kandi tunyine ibintu dukora turabikunze kandi tuzi inshingano zacu. Rero amasasu yacu ntabwo ari ayo kwica ubusa. Kuko wanamugane da aho ngaho narimbyisha ahubwo namureka nkigendera da. Aho rwose wabuhisemo neza no gufata umwana wawe ndetse ukareka inshinzi. Ariko mani tureke no gutekereza ibintu kuko abagore bacu ntabwo babikora. Wanamugane ntabwo babikora. Ahubwo reka tugende ndetse tujye ku rugamba rwacu dukora ibyo tugomba gukora ndetse tuzate ko tugaruka. Nuko bose baragenda ndetse bagenda bahumurizanya. Dore ko bamwe batekerezaga ko abagore babo bazabaca inyuma ndetse bagasanga barakoze amahano. Ariko bitewe na misiyo bari bagiyemo byasaba ngo babyirengagize kugira ngo bazabashe kuba bakora akazi neza. Mama Kelly yawirungu ryari ritangiye kumwica ndetse yaratangiye kugira ubwigunge bwinshi. Bitewe no kuba yarashize iminsi ndetse atabona Papa Kelly kandi yaramukundaga cyane. Dore ko atanamuhamagaraga bitewe n'urugamba ndetse na misiyo yari ariho. Ubuse koko Papa Kelly nta na mise dikoro. Njye natangiye no kumukumbura rwose. Gusa kiri muri ibyo yagiye kubona abona Clement aramuhamagaye. Ati Mama Kelly yabimeze bite se? Ati bimeze bite cyakora Kelly nawe uri wa feke pe. Ese kandi ndi wa feke gute Mama Kelly? Ngo rero ngo Papa Kelly yabonye umuntu asigira. Ibaze ko kuva yagenda kandi ukwezi kugiye kuba kwashira. Ibaze ko utaraza ndetse urebe nuko tumeze. Ubuse ko yavuze rangu uzajya ndetse aguhamagara umbwira amakuru y'ukuntu ameze. Ubu urabikora? Oya Mama Kelly nta nubwo ariyo mpamvu. Gusa nyine kuva bajya muri misiyo babaye busy cyane pe. Ibaze ko batakiboneka. Ndetse no kubahamagara tuvugana na kapiteni wabo gusa abo ntabwo twemereye kuba twabavugisha. Ubwo se Kelly ni amahoro? Ya of course ni amahoro kuko timu yabo yose imeze neza pe. Okay ahubwo da nari nikanze ngira ngo Papa Kelly hari ikibazo cyamubayeho. Nari kukwicara nonse bari kunkira. Aha ndabizi rwose ntabwo nagukira kuko niba ari ikintu neza nzi ko ukunda uriya mugabo uti. Ubwo se ntamukunze nakunda ndewundira. Ya of course namukunda kandi cyane. Ahubwo se Kelly wakaje kunsura we? Uri kumva nkumbuye se toka wese ngukumburura umugabo wanjye. Aha nanjye nivugiraga rwose ndabizi ko utankumbuye. Oya gusa nyine wanaza pe waza ukareba ukuntu umwana ameze ndetse nanjye ukareba ukuntu umeze. Nose kuza ukadusuza ari ikibazo kirimo we? Abana mugani nta kibazo kirimo. Gusa nyine nari ndi mu kazi ariko mu kandi kanya ndibuze kuba naza. Sawa nta kibazo rwose. Gusa Clement aritegwa ariko agiye kubona yabonye kode y'akazi ndetse imuhamagaye cyane. Ati Clement bimeze bite se? Ati ni sawa rwose. Ese Papa Kelly yakutampamagara ngo mbwira amakuru yawe menye icyo mbwira umugore wawe yarabimeze biti? Umva bro we ntabyo uzi handi ibintu byabaye insazi imisira akomeye kurusha uko ubitekereza. Ariko nizere ko umeze neza. Ati of course meze neza gusa ndabakumbuye man. Yewe tuzi umugore wawe we hagukumbuye birenze. Sha ndabakumbuye bro ndabakumbuye ku buryo utabitekereza pe. Oya ariko we ntugire ikibazo ejo muri tuzabonana. Hari amezi sasigaye. Uzi ko unsetsa man. Ibaze nyine mu mezi 7 n'ukwezi kumwe kumaze kuvaho. Cyakora bro biragoye pe biragoye. Ntugire ikibazo gusa umugore wawe ndi kumwitaho uti. Sure ati of course ndi kumwitaho ndetse njyayo buri munsi. Okay umwana wanjye se Kelly yameze uti? Kelly amane yatangiye gukura. Ibaze ko yatangiye no kudada. Ari sure? Yatangiye kudada yatangiye kuvuga gusa ahora avuga papa. Sha uramunkumbuje bro gusa nyine misiyo nirangira nzahita konza kandi bro thank you pe kuburi kwita ku muryango wanjye. Ya urabizi muvandi ntacyo nabura kugukorera rwose kuko urabizi you are like my brother. Ya of course rwose nanjye ndumuvandimwe wawe. Ahubwo nyine reka mbe nkuretse ndetse nsubire ku rugamba kuko urabona nyine telefone narimbaye nkaho nyibye. Okay sawa nta kibazo rwose genda dusubire. Nuko Clement yahise kagenda dore ko Mama Kelly yari yamusabye kuba yagenda ndetse akamusura. Gusa ageze yasanze Mama Kelly yatetse. Ati Mama Kelly uratetse se? Ati yego rwose ndatetse. Se nibiki utetse? Nitekeye udutoki rwose. Ko watetse dukeya sera. None se abantu babiri koko ubu ngubu bino biryo twabimara we? Kelly yawehese ati toka umwana wanjye ntabwo aragereye cyo kurya. Aha abana muganida ntabwo aragereye cyo kurya. Ariko se wabimenya gute wamuginga ko wanze kuzana n'umugore? Yewe umugabo wawe arabimbwa ariko ngewe ibaze nanjye ngiye rero ngasiga umugore wanjye. Ubwo se byagenda bititi. Ubuse Papa Kelly yako yansize urabona hari icyo mbaye. Ati aha ubuse tuvuge ko utamukumbuyera. Oya ibyo rwose tubireke ntabwo ari ngombwa. None se Kelly nyine nta namakuru y'umugabo wanjye ufite we? Ati aha aho gukibivuga we mpise ko nibuka. Uzi ko umugabo wawe mu kandi kanya twari turi kuvugana ati ari sure?
yego rwose ndi seriye, twari turi kuvugana. Ati yo ndamukumbuye disi. Yakubwiye se gute basi? Yambwiye ngo ngusome ngo nguhobere. Ati tokakanyemo, ndabizi amafuti nkayo ngayo umugabo wanjye ntayo yakubwira, kandi rwose kere ko wasaze wasanga wabikora. Ati no nivugiraga rwose, nyine mbwira ibintu yakubwiye ureke ubugoryi. Gusa nyine yambwiye ngo ngusuhuze, gusa ameze neza nyine, ariko nyine shango misiyo ni hatari. Yakubwiye ko nta kibazo afite. Yego rwose nta kibazo afite, ndetse na timu ye yose irakomeye nkuko nari nabikubwiye. Gusa nyine yambwiye ko agukumbuye bya hatari. Sha ubwo nanjye nyine pe use ko munkumbuza. Aha mukumbure gake rero, kuko ibaze nyine mu mezi 7 hamaze kuvaho ukwezi kumwe, kandi rabizi neza yakubwiye ko ashobora no kumara y'umwaka. Sha wibimbwira wibinyibutsa, uziko mbyibutse numva neza isereri mfashe. Yewe humura rwose izagufata sabwe nagufate na gusa. Ibaze nyine subu yazaza ryari. Yewe ntugire ikibazo rwose azaza, ndetse araza vuba. Ahubwo we none se Keria ameze neza? Wamunzaniye nkamufataho, atari mu cyumba agenda ujye kumureba. Ati ninjire mu cyumba cyanyu se? Mu cyumba ewe humura sigari cyanjye njye ngende umurebe nta kibazo. Nuko Clement yese kajya mu cyumba ndetse ajya kureba Keria. Ati yewe mama Keria ndabona karakuze. Ati yewe nsohokera mu cyumba uze tuganire, dore sinjye ngize amahirwe rwose uza, dore irungu ryari ryanyishe. Ati se mama Keria ko mbona kano kana kari gukura vubara. None se ise yansigiye ibintu byose bihagije pe, rero ngomba kukitaho ndetse kakamera neza. Ati okay jya ukitaho rwose, kuko papa Keria yasanze umwana we atameze neza. Sha sinzi neza ko sinzi ko mwakiranuka. Yego rwose ntabwo twakiranuka, niyo mpamvu nyine mba ngomba kumwitaho. Yagomba kumwitaho uyu mwana ndetse ukamwitaho cyane, kandi ujye ugerageza umusige twatuvuta twiza dutuma abana baba beza. Tuvuta twiza muginga wo ratuzi giceceka, ndetse tukajya uvuga mu bagabo. Kubera iki se umuntu ntasheragira? Cyakora warasebye musore. Ibaze subu nkawe koko, kandi ubu ngubu upfe twaguhambisha ikara. Ariko se uramfisha unjyana, ngomba kubaho ndetse nkazana umugore we. Ibaze upfuye nta nakana usize, subu twajya tukwibukira ku kiwe. Mwajya munyibukira kuki? Ntaho nzajya sha. Njye mfite isezerano ko ntazapfa ahubwo nzarama. Isezerano se warikuye hera? Narikuye ku Mana. Urarikura ku Mana utajya unasenga? Ati byese urikura he ko ndasenga ahubwo cyane. Yego ma usengera hesera? Nsengera muri ADPR, ngende umurokore w'imbere. Umurokore w'imbere ntarabona ajya no gusenga ku cyumweru se? Ubwo umurokore nyabaki? Rega mama Keria warokore se ngombwa se kujya gusenga ku cyumweru? Mu mutima Imana ibitwumva. Mu mutima cyakora iyo umuntu agiye kugwa we nuko nguko avuga. Kugwa se ni ibiki? Ngahibaza umuntu w'umukristo utazi no kugwa. Oya twebwe asanga tubivuga mu bundi buryo nyine tu. Nyine nshatse kukubwira iyo umuntu atangiye kujya mu byaha nuko nguko avuga. Rero twe tubyita iyo umuntu atagiye gukiranirwa we. Ema ako ngako se kandi ugakuye? Ati ndagakuye kuri YouTube. Ntangare nta handi rwose wagakura, ndabizi neza ntujya usenga. Gusa wajya ugerageza usenge, kuko gusenga ni ubuzima. Yewe mama Keria nyine reka mbe nkuretse nsubire mu kazi, ndabona amasaha yo gusubira mu kazi ageze, kuko nanjye nyine narimbibese rwose, narimbabwiye ko ari utuntu ngiye kuba nakimura mu rugo. Sha rwose Keria nyine wari ukoze, kandi gusa nyine ugerageza ujye uza hano ndetse cyane. Ntugire ikibazo rwose mama Keria, ntabwo uzongera gukora ikosa, nzajya nza buri munsi. Okay ndakwizeye kandi ntuzantenguhe. No gusa umugore mwiza nkawe namutenguha gute po? Ariko wajya ugabanya. Ese ayo magambo wajya ujya kuyabwira udukobwa mu ngana? Njye urabizi neza ndi umugore kandi ndacecuye, kandi rwose subwo njye wabundeba mibiki. Aha tubireke nyine mama Keria. Nyine mama Keria reka ngende ndetse tuzasubira. Sa nyine ibihe byiza. Gusa nyine niyongera kuguhamagara uzamunsuhurize pe. Sa nta kibazo rwose nzamusuhuza. Papa Keria ndetse n'abandi basirikare baho bari ku rugamba bagumaga basenga, dore ko babonaga bitoroshye. Ese Papa Keria ko mbona ufite intimba n'agahinda no kubera iki? Ati bavande nyine sigaye numva afite ubwoba ndetse n'igihunga, sinzi nimba umugore wanjye ameze neza pe. Papa Keria atuza rwose, twebwe urabizi bino bintu turabimenyereye. Wowe wenda impamvu ufite ubwoba urabona nyine ukingiwe vuba, kandi nyine uba wumva ufite ubwoba gusiga umwana umwe ndetse n'umugore, ariko ntugire ikibazo. Kuko bino bintu twagiye tubizamo ndetse kandi ntacyo biba bitwaye rwose, tuzasubira ndetse uzasanga umugore wawe. Rwose kapiteni nyine mba numva mfite ikibazo pe. No nta mpamvu yo kugira ikibazo rwose Papa Keria. Nabizi neza umugore wawe ameze neza ndetse n'umwana. Ati nta kibazo reka mbyizere gutyo. Ese nta muntu mujya muvugana ndetse umubaza amakuru? Ati rwose nasize yo Clement ndetse abwira ko ameze neza. None se ubwo ufite ikibazo cyiki? Ntugire ikibazo, baze ko twebwe kuva twaza hano tutarabahamagara. Ati yewe wanamuganire ka nanjye nkomere. Gusa mama Keria waho yarari ndetse Keria yari arwaye ndetse arembye cyane. Yahise kahamagara Clement. Ati Clement, ati yego rwose mama Keria ndakumva. Ati sumeze neza ko mbona umpamagayira?
ati no Clement ntabwo umeze neza rwose, Kelly yararwaye ndetse ameze nabi cyane, wambabariye basi ukaza ukareba ukuntu ameze tukamujyana kwa muganga. Ati uri seriye se kuko Kelly yararwaye? Ati yego rwose ararwaye ndetse yarembye, ahubwo wambabariye ukaza ukareba ukuntu ameze ndetse tukabasha kuba twamujyana kwa muganga. Ok rero narindi ku kazi nta kibazo, reka nze ndaje ndetse menye ibyo ari byo. Nuko Clement yahise kagenda ndetse ajya kwa mama Kelly. Gusa hageze koko nk'uko mama Kelly yari yabimubwiye, yasanze afite umuriro mwinshi cyane. Bahise ko bamufata ndetse bamujyana kwa muganga. Nuko muganga yahise akabwira ati ese mama Kelly uyu ni umugabo wawe? Ati no ntabwo ari umugabo wanjye, ahubwo nyine ni umuvandimwe w'umugabo wanjye. Ati yes sawa rero umwana wanjye ikigaragara cyo ntabwo uri kurya indyo yuzuye rwose mama Kelly, gerageza urye indyo yuzuye kugira ngo umwana wawe amere neza. None se muga ko mbizi neza ko ndya, ese urya iki? Ndya umuceri n'ibitoki n'amafiriti. Ngaho nyumvira pe, ntabwo ibyo bintu byatuma umwana wawe amera neza, kandi urabizi neza umwana wawe aba akeneye konka kuko nibyo biryo byonyine abasha gufata. Rero ukeneye kurya imbuto, ukanywa amata ndetse ukanywa n'igikoma. Ese ujya unywa igikoma? Ati no njya nywa icyayi. Ngaho nyumvira, gerageza uko ushoboye ujye ubasa ufata agakoma, urya agatoki gatogosheje, nyine urya utuntu tworoheje pe. Aho ibyo bintu by'umuceri ndetse n'amafiriti rwose ku muntu wabyaye wapi, ntabwo ntuzongere. None se muga basi ibyo ngibyo nimbikora umwana azamera neza? Ati yeah of course, ahubwo ugishikahite kubikora kuko bizagufasha kuba umwana yamera neza. Gusa niba ushaka ko umwana wajya mu mutuku ukomeze ukora ibyo ngibyo. Gusa niba ushaka ko umwana wamera neza ugerageze ukora ibyo bintu ndetse nkubwiye. Yego rwose muga murakoze, ngomba kubikora. Nuko Clement ndetse na mama Kelly abayise ko batate. Mama Kelly si ubona ibintu byawe byo kwiba ubusirimu ngo ntiwateka ndetse ukanga guteka igikoma? Urabona ahantu byari bikugejeje. Papa Kelly ari kuzamubwira iki? Yewe none yari kuzanyica, sinari kuzamukira. Yari kuzakunyuka, icyo cyari kuzakurenga. Gusa mama Kelly gerageza nyine nkuko muganga abikubwiye, gerageza pe ujye ufata imbuto, ukore nyine utuntu twose dufati, sibyo? Yego rwose ubwira wumva ntavunika rwose, nabyumvishije. Nuko baragenda ndetse bashika mu rugo. Gusa bashitse mu rugo ndetse bwije cyane. Nyine mama Kelly reka ngewe ntahe, ubwo nyine ejo tuzasubira. Gusa ejo nzagaruka ndetse nze kureba ukuntu Kelly yameze. Nyine wari ukoze cyane Patri. Sawa rwose mama Kelly, kandi ukomeze kwiyitaho. Kandi ibintu bakubwiye ugerageza ubikore. Nimba ushaka ko umwana wagira ikibazo, Papa Kelly yawe haje mwazabonana rwose. Sawa none reka ngende ndetse tuzasubira ejo. Ariko mama Kelly mbere yuko ngenda wabonye ko ntwara abaganga banyibeshyeho? Bakwibeshyeho se gute? Kandi bazi ko bambwiye ngo uyu mwana no wanjye we. Kandi nyamugabanya amatiku ugenda ndetse ejo tuzabonana. Sawa reka nigendere. Gusa Clement agiye kugenda imvura yahise kigwa ndetse igwa ari nyinshi cyane. Ese kereka imvura iguyera ubu ngubu uraza kuba wataha? None se urakeka narara hano? None se ubwo ngubwo haraye ari cyo bitwaye? No mama Kelly ntabwo ari byiza rwose, ntabwo byagaragara neza. Ushaka umugabo wawe naza azateka anyuzamo isasu. Oya rwose Papa Kelly ntabwo ari uko nguko ameze. Nose yagusize hano atakwizeye? No nyine yaranyizeye, gusa kuba narara hano reka ndindire imvura ihite ndetse nimara guhita ndahita ko ntaha. Uransetsa musore, dore saa 4 zirageze ngo urashaka kuza gutaha, cyangwa ushaka ko abapolisi bari buze ko bagufatira mu nzira? Ndabizi neza ntacyo bantwara abana, njye se sindi umusirikare. Kubura umusirikare se bisobanuye ko wahungabanya umutekano w'igihugu? Bagufata bakakunyuka ndetse nkaguseka nigaramiye. Banyuka ubwo se baba bari kunyuka nderana? Humana ntacyo bantwara rwose mama Kelly, ahubwo wowe nyine mera neza ndetse wite ku mwana wawe. Reka ndindire imvura ihite mbite ko ntaha. Ariko nuva kurara rwose ntacyo bitwaye. Wana mugane reka ndindire imvura nidahita ndahita ko ndara rwose. Ahubwo reka ngende njye kuryamisha umwana, ndahita ko ngaruka muri salon ndetse tuganire. Okay sawa nta kibazo, ndetse turara tuganirara. N'ubu uraryama muri salon ndetse nanjye ndyamane n'umwana wanjye mu cyumba. Ati okay sawa nta ribi. Nuko mama Kelly yahise kagera ndetse ajya kuryamisha umwana. Gusa aryamishije umwana yarahatinze cyane, ariko imbeho yari mumereye nabi dore ko muri salon yabo hari imbeho nyinshi cyane, kandi imvura yari iri kugwa rwose. Yahise kagera ndetse ajya mu cyumba. Ati se mama Kelly kutari kuryamisha umwana byagenze gute? Ko nsanze hano se mu cyumba. Shahare ahantu rwose hari imbeho rwose, sinzi ko nabasha kubona yihanganira. Ubwo se hari imbeho nyinshi cyane. Okay ntari reka ngushakira ishuka ugende ndetse wiyorose rwose ndebe ko iyo mbeho yawe yashira. Sinakubwiye se nguzana umugore ndetse ukabyanga? Ubu ngubu ugende ndetse ugafumbata umugore wawe, ariko wegizije yango ntiwazana umugore. Wapi barakubeshye mwana, njye nzana umugore ndetse nzamusige? Reka njye nzazana umugore barampaye pasi yo mwana. Ndumva ufite ibitekerezo by'ubugoryi rwose. Hoya ntago ari iby'ubugoryi rwose mama Kelly. Nuko mama Kelly yamuzaniye ishuka
ni ngombwa ko ngiye kuryama hariya waretse nkiryamira hano uti Kere uzi kutagira isoni ubwo se waryama hano gute urumva ibyo bintu bishoboka? Iki ni igitanda cy'umugabo kandi uracyari umusore, rero genda ujye muri saro ugabanya ubugoryi ndetse ugabanya amatiku. Yakomeje kuganiriza Mama Kelly ndetse aramwongoshyeshya, birangira bakoze icyaha ndetse bagwa mu cyaha bararyamana. Gusa barangije gukora icyo cyaha Mama Kelly yahise kahaguruka ndetse n'umujinya cyane ati koko Kelly urabona ibintu nkoresheje, urabona aya mahano nkoresheje, ubwo koko Papa Kelly yanabimenya nzamubwira iki, nzamusobanurira iki? Azabimenya asabibwiwe nande? Kereka we nugira umunwa muremure ukabimubwira. Saba ntahari rwose, se we ntabwo wari unabikumbuye koko? Nose ko nari mbikumbuye vuga ko nari kumuca inyuma ndetse kamuca inyuma ku nshuti ye koko. Rwose dukoze amabara Kelly. Byarangiye rwose kandi ntacyo twakora, ahubwo nyine reka nkureke ndetse ntahe. No nuse ubundi urataha ujya he? N'ubundi byarangiye ntacyo tugihishe, kuguma hano ndetse buke, ahubwo nyine uzataha ejo. Okay sawa ntaribi, ariko nyine ndumva nta mpamvu yo kugira ikibazo rwose, wowe feeling free rwose. Okay sawa nta kibazo rwose. Nuko Clement yaraye aho ngaho ndetse buracya. Gusa bukeye bose uko byagaragaraga ko nta n'umwe uri kwicuza ibyabaye, dore ko bari bishimye cyane ndetse bari no kubiganiraho. Ese Mama Kelly rino joro waribonye gute? Gari rimeze neza rwose Kelly, nubwo twakoze amabara nta mabara birimo bana, kereka nazo ukabimubwira, ariko nutabimubwira se azabibwirwa nandi koko wanamugani. Gusa Kelly uzi no gutanga care kuko nsanze wantekeye breakfast. Uzi ko byari bigoye we, yazi ko Papa Kelly yabikoze rimwe gusa, yabikoze nabwo agiye kuba yagenda kuri misiyo. Rero ntugira ikibazo rwose, njye nzajya mbigukorera buri munsi. None ugiye kuba waba hano? None se mbaye hano igihe uriya mugabo wawe ataraza hari icyo bitwaye? Ati okay, gusa nazaga gusanga hano azakurasa bizaba bikuriye. Ati yewe humura, ndabizi neza ntiyaza atarampamagara, azabaza ampamagare, rero nampamagara tuzabikosora ndetse nta n'ikibazo kizabaho rwose. Okay sawa nta kibazo rwose. Nuko bagumye aho ngaho ndetse ntibyaba rimwe, ahubwo byakomeje biba inshuro nyinshi. Mama Kelly ndetse na Clement baba nk'umugore ndetse n'umugabo. Gusa Papa Kelly we aho yari ari kuri misiyo byabaye ngombwa akava y'igitaraganya, dore ko misiyo yabo yari irangiye, gusa uburyo yarangiyemo ntabwo byari byitezwe. Yagiye kubona bora ndetse kapiteni wabo aravuga ati basore banjye, twakoze misiyo neza ndetse twaritanze cyane muri uku kwezi kumwe ndetse kugera kuri 2. Rero niyo mpamvu batubwiye ngo dutahe, dore ko misiyo yacu yo kugarura amahoro muri iki gihugu bisa nkaho yari irangiye. Rero muhamagara ababyeyi banyu ndetse mubamenyeshe, abafite abagore babibamenyeshe ko tugiye kuba twataha. Nuko Papa Kelly yarahamagaye, gusa mu guhamagara Clement ntabwo yigeze amwitaba, dore ko Clement yari aryoshye ndetse n'umugore wiwe. Gusa kapiteni yahise abaza Papa Kelly ati Papa Kelly, ese kutishimye byagenze biti? Ibaze ko nahamagaye Clement njye mumenyesha ko ngiye kuba nataha, gusa telefone ntabwo ari kuyitaba rwose. Bitwaye iki se? Ahubwo nibwo buryo bwiza bwo kuba watungura umugore wawe. Tugende ndetse umugore we natabasha kuba yamenya ko waje, uramutungura umukorera surprise. Ndabizi neza unasanga ka Kelly yakarakuze rwose, kuko amezi 2 ni menshi rwose, kuko banamugana isi ngombwa kugira ngo muhamagaye. Reka ngende ndetse mbashe kuba namutungura. Gusa baragenda ndetse bashika ku kibuga cy'indege nimugoroba cyane saa 1 zishika saa 2. Gusa Mama Kelly ndetse na Clement aho bari bishimye cyane, dore ko bari bakomeje kuryamana ndetse bari baranezerewe cyane. Ati se Kelly, usigaye ubona bino bintu atari byiza rwose? Ati yego rwose ni byiza. Ese Mama Kelly waretse tukazibanira we? Ati oya ntabwo byashoboka rwose we, kuba waruraha rwose byari biri nka depanage, kandi urabizi neza njye nkunda umugabo wanjye rwose, ntabwo ibyo bintu nabikora. Ahubwo reka nkugira inama we, nazi uzahite kubyibagirwa. Ese uretse kutanyurwa Kelly, amezi 6 rwose ntuzaba waramaze kwishimisha kuko ari ibindi uzaba ugikeneye? Koko wanamuganida. Gusa nanjye nzahita nshaka umugore kuko n'ubuzima narimbayemo narimbwishimiye. Gusa bakiri muri ibyo bagiye kumva bumva umuntu arakomanze. Ati ubuse kandi ni nukomanze? Ati mwihore wasanga ari babandi baba baje gusaba amafaranga y'imyanda. Ati wanamugani wasanga ari babandi baba baje kureba amafaranga y'ibishingwe, reka tubihorere. Gusa nyamara icyo batari bazi nuko yari Papa Kelly yakomeje gukomanga ndetse banga kumufungurira. Gusa reba aho bajyaga bahisha agafunguzo ndetse arakareba arafungura. Gusa mu gufungura yageze muri sara asanga inkweto ndetse n'imyambaro y'imbere yose iri aho ngaho. Arikanga gusa ntiyabitindaho, dore ko urugo rwe yatekerezaga ko ari Mama Kelly yagusurubamo. Rero ntiyari gutekereza ibindi, yatekereje ko ari akajagari k'abagore. Gusa mu gushika mu cyumba yese kakubitwa n'inkuba, dore sanze Clement ndetse n'umugore we baryamanye. Ati Clement, ati ni ibingibi rwose nagusizemo, uko niko kuncungira urugo rwanjye. Tangana impamvu naguhamagaye rwose ukanga kunyitaba. Ati Clement ngiye kuba nakurasa. Nuko Papa Kelly yese kakuramo imbunda. Ngiye kuba nakurasa kugira ngo bikubere isomo ndetse ntuzana byongere. Oya rwose Papa Kelly wikora ibyo bintu rwose, mbabarira rwose.
ati kandi wibuke ko igihugu cyacu ntabwo kibyemera rwose, waba ubaye mbwa rwose. Ati ok wenda reka nkumve ndetse nkureke, gusa urampemukiye musore. Mama Kelly mbare rimwe kabiri gatatu wasohotse ndetse usohokanye n'uyu mujinga ngo ni Clement, kandi umwana wanjye umusigi. Nuko Papa Kelly yahise akabwira Mama Kelly kuba yasohoka ndetse agasohokana na Clement, gusa we yasigaranye umwana we ndetse abasha kuba yamurera. Inkuru yacu y'urukundo naho ngaho irangiriye. Yari David Rwanda nkwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora. Ndabakunda cyane.